ego wari unanutse bikabije. Ndeka nabyibuha uku nahengama upfa kuba ndi kubyibuha babanza ndi kubyibuha Ariko bagwaye ari binini bagwaye. imiti ya peti nararwaye jya kwivuza. Bagwaye imiti ya peti. Iba ari binini cyangwa ni nk'ifu, imeze nk'ifu. Ni binini. Skaro yo kuba mu ndatwite. Ese ko bakomeje kugushinja indada. Oya nukuri umwana ni umugisha ndayakiri cyangwa bagiye kuntera inda sha mukaba muri kubivuga. Neza ubu nindiranera inda. Wagomba kugutera inda ko wamwanze. Neza nindiranera inda byibura akaba ari none abantu batangiye kuvuga ibi bintu. Ariko wagiye uza kubaga ukaza kuri kamera gutyo ukabaga umuntu akubona. Njye ariko munange ndabona utwite. Oya uratwite wihakana. Ndatwite. Ariko bari ikintu ngirira amatsiko nk'umwana nzabyara cyangwa umugabo uzanantera iyo nda. Ko wasanga ari nka Sugira. Nibyo ngirira amatsiko naho gutwita ntambirenze. Ahubwo umuntu nabyarira. Umuntu wabyarira agomba ko araba ameze gute? Ngo araba ameze gute? Abantu barakubwira ngo ni repoete. Ngukuntu uri guhumeka rwose nibyo. Ngo ni repoete, uzabyarira repoete. Yesu umwami muranyanga. Repoete sabaye iki? Ngo si bogal. Ukuntu uba witegereza ko maguruke sinahagurutse se nahagurutse ngo duma nzamura nkubwira akantu kimateye neza guys kubera ubu n'umukobwa utera neza bafite ikibuno Kim ikintu atabuze ni ikibuno nubwo kari akazingo kaba gafite ikibuno na nuko karacyari akazingo ariko ikibuno kiriho kiba kigaragara. Iyi ni backup ya Rapoete community umva Rapoete no mu nzu ibyo bintu ntibyakunda sinshaka no kuvuga. Backup ya Rapoete ni baravuga ngo azabyarira Rapoete. Oya reka ni Rapoete ashobora kuba yaragupfiriye. Nje narabyibushye n'abantu mwite udubukaze sheri wanje wagiye he byagenze gute amakoini yarabuze nawe urabura uzajya uza basitwiganire. Mutoni wase Gashumba ari Gashumba ntaryamye muhamagare Gashumbaze. Ese mwamenyanye gute wowe Gashumba? Gashumba gera aho twaye bwaganire mubonera hano nkamuvugana muri comment. Bawuyegamo kuba mushaka ko maguruka kamaguruka. Si mushaka. Nazo cya uri karekare ariko kamera ko buyishiza aho ngaho. Kanyishyire kuri noza. Ngo tubiki kifade kamera. Dore Gashumba wawe yaje. Ari arambwiye ngo arari kuguna. Gashumba zamuka. Ni Dumba ngo yaragukunze. Gashumba se nuzi ko ari ikipe dufana ari imwe. Hari ikipe imwe dufana duhuriyeho. Ari ikipe ndunzamura mani. Muzamure wakoze iki? Ndagufana. Nese wo ko wagiye gushiraho kamera ukambona nta utari muraza.
Wamye utinze? Ki wamye utinze sinkumva? Ntabwo unyumva? Ubu ndakumva. Urabona utari keza. Burya ni bazakubeshe urabona shaka ese ko beauty ako ngira ngo ubugira ahantu nibagutuke tukakumva. Oya gusora tukubona wese nawe turakubona wese. Aha ukuntu urira ahantu hejuru. Ndumva biteshu. Aha aho aha urabona nyine uburi gatoya ubu ntabwo bikabishe. Mukundi kwezi kumwe urabutangiye kugira gutyo. Mu kwezi kumwe urabutangiye kubyibuha. Mu Rwanda niba boga amata urabona iyo shokora umwana visible. Oya mwega uravuga ikirega kwini ninjye umuzi kimwe ninjye umuzi ukuntu gatema ari icyucyuwe ariko narye makdo nyinshi. Reka makdo byibuha nabi. Makdo byibuha nabi. Wamye utinze? Kiri mu mutwe wa Dum. Ese duwaza uziko turi babiri zamura abandi. Oya reka tubaye hano je nawe twenyine. Ngutera isoni. Mfite isoni. Isoni zo kugusanga natumva wenyine. Barandikodinga. Bakuri coding. Iyo uri kumwe n'abandi bakuri coding uzi ukuntu uba wateye rwaserera bakubona. Mfite isoni. Isoni ziya ahubwo noneho na kamera ntabwo iriho neza kugira ngo abantu bakubone neza. Naho gira isoni ziki ufite isoni ziki? Ko baradusanga turi babiri. Niho dusanga turi babiri biragenda gute? Nje subizi y'abantu babasanganya ari babiri barabakeka. Babakeka iki? Ngo gateba ngo ni mwiza ngo naritukuje. Ngo umva ukuntu ibintu muri comment ngo Duma ngo atangiye gutereka amaso. Nukusigira umukobwa gusa aho ngaho wenyine mba natangiye mba nagiye. Abantu badusanze turi babiri bigutera isoni. Neza mu buzima busanzwe buriya turi babiri ntago twaba turi babiri. Wazamuye undi muntu. Reka tugumane njye nawe. Mwana ibintu biboro bikora iyo watumiye icyamamare n'icyo mwicara ni umwange. Icyamamare hari icyamamare kikuruta. Sinda yamamaye. Njye namamaye. TikTok. Wapi? Shyiraho Gashumba wawe. Gashumba yanze kuza. Nabonye wamusize wara. Yamamaye ngo wamamaye mu gutukana. Ngo mu gutuka. Ese hano ubyanitse yaje nkamutuka byibura. Ngo mureke ngo guteretanira hano ngo mujye mu gikari. Murabona giye Gatema namuteresa. Gatema se wamutereta ukamushobora. Gate umuntu yagutereta akagushobora. Sindi umukobwa.
ngerageze turebe. Oya do. Bino bintu bikora abantu babikunda urabizi. Waretse nkagerageza. Bikora abantu baba bashaka gutwika njye simba nshaka gutwika. Ntabwo nshaka gutwika njye ndashaka kugutereta tu. Ariko jamana muri kunyifura inzizi ndakayigira nukuri kw'Imana. Nkayigutera. Ase gate kuri kubyibuta utamado wiriwe. Ni byiza ariko se kubera iki wanga kuza kuri live yanjye bagushizeho mani bitugana. Jewe nari nipfumbase sheri murankanguye. Ubu uyu mugabo nanyirukana murampundi. Ufite sheri? Mfite sheri. Urabona umukobwa mwiza nkanjye nabura sheri uteye nkanjye neza. Ako shomana uvuga neza. Anchiki aka kagashumba ni keza. Ibaze nabuze umugabo. Eze ko njya numva wipinga kandi wa mugani naragustokinze mbona uri icyuki. Jendi keza do. Nananu mpuriye na Gatema. Njya nkumva urimo uravuga ngo shango sinabura ibyo ngabura n'ikibuno. Naize duzi impamvu banyise tumenyetso. Nuko ngo natubuno ngira. Abatwakazi hano urabazi. Kandi ngesha mbona mfite ibisusu. Wazashizeho sajyare ukagenda ukajya kubitaho nyine neza icyo ushaka. Gashumba soko ateski haya. Nzagaterekaho n'ubundi ugira ngo si ibyo ndimo ndi kubisevingira. Reka nangahe ariko Kigali ntabwo bajya bashiraho. I Kigali bagabanya inda gusa nka noze giti mu jisho ariko ntago bakubashyiraho ikibuno no kujya muri Taki. Ikibuno tujya muri Taki na Nigeria ariko bashiraho ikibuno no? Oya Nigeria tupfa tumera nka ntuzuriye. Ikibazo ndi kuri live yawe sinavuga abantu. Oya aho biba byizewe ngo ni Taki. Oya kuri live yanjye mvuga abantu vuga. Ikibuno cyashika gate asegate kuko byubuha amatama. Nuko atangiye tubanze tumenye. Ikibuno cya Isimbi Noelina ni icyo muri Nigeria. Oya inoze Marina sese wanye ko yaraguye yodo hari niho nahise matinyira. Sombaga bari kuhuruza ngagiye gupfa. Yajya gushira turatubona twe kandi badushyizeho nabi. Marina ni ikirara, Marina ni igisuma ninjye yabibwiye arahamagaye kambwira ngo nagiye Nigeria ngo ariko ndarwaye. Ndavuga ati rero cyagiye cyagiye sese ubwo bagiye kumushyiraho akabuno. Banagashyizeho nabi nyine amaguru nshaka ikibuno bashyiraho kuryo n'amaguru yanjye bijyana atakira baterekaho utuguru tukamera nkaho duhetse ntuzi. Marina Nigeria, Isimbi Noelina ni Nigeria. Isimbi modo bya cya Nigeria ra. Si cyatangiye guhenga amasekera n'icyo uri kunyifuriza. Chaka ikimari igihe. Ikibuno cya Isimbi modo kimeze neza. Ari yakuru ni ikibuno cya Nigeria. Mutesi Jolly ni ikibuno cya Nigeria. Ariko zo abantu bose ntabwo ndimo. Ubundi cya Marina cyarambeshe kirambwira ngo njyewe ngo ndi hano ngo Nigeria ngo ndarwaye ngo naringiye gusura inshuti n'iki kinyereka nyine kinyoreza amafoto kiri mu gitanda gutya noneho hariho akadrink kari muri nuza gutya. Ako kadrink niko bajya banywa iyo urangije barangije kugukorera surgery. So Marina kubera nyine yari inzanga Ebola atabizi neza ntabwo azaho biva nawo bijya yibaza ko ari marambesha ako kadrink agashira mu ifoto. Urakabona njyewe ntabwo nari nkazi nanjye. Njyewe yarambwiye ati ndarwaye n'iki ngo ahubwo ngo ushobora gupostinga kwa kuri tuzo cyawe kuri inkuru zo kuri showbiz tuvuge ku muntu tu. Postinze ifoto ya Marina arwaye ari ku gitanda gutya ibyo urimo uravuga nyine. Nye postinga arwaye Marina mu muhuriri ngo abari muri Nigeria mugende musange Marina ameze nabi ye
ubwo mpostinze kariya kaboro babakobwa barabibona babakobwa umva baba bizi bazi n'igitanda ariho barampamagara ngo Dumba twari tuzi kuri umuzima hagati y'embaye aho ngaho ni muri Nigeria kuri Sajari Bed. Samaze kujya inshuro nyinshi mbiciririkanya ariko nakwibuka ukuntu hano hari ibyo mbona biba biteye nabi ndavuga akanihangane nzajye taki maze kujya nk'inshuro nk'ebyiri njya gutrayinga kabisa nareba inoze zabo. Ikibuno cya Gatema cyo ni icyahe Nyagatare. Ikibuno cya Gatema ni kizima, ikibuno cya Gatema nta kibuno akeneye kurya gusa nta bindi. Uzashyira nk'icyana uri gukora imisatsi nawe afite urubuno rwiza da. Uriya muntu ashanono. Ahaye mubamweka ko mbwa ngo ndasa nk'utwite ninweta Gatema nawe inda yaguha igurira guhagije gutera uko ushaka indimu n'igikoma tetana isi yashyizeho ikibuno ko yakoresheje mu nda gusa barasanzwe ufite ikibuno ariko gashumwaje tumenye yuko umuntu atubwira ibyo ashaka ko tumenye ibyo adashaka. Hasha yari afite ikibuno mbere hose ahubwo yagabanyije akoze mu nda gusa. Reka ngewe ndi umuhamya wabyo mbere hose twabonaga afite nta kintu cyo kizima nta kintu twavuga ngo yumve uyu n'ubundi Gatema ngo wowe ngo ubyemere kandi ikibuno cya Teta giteye neza kijyanye n'amaguru ye pe. Kibuno ngoce kiriya ni ikibuno cye kiriya cye ntabwo kiriya kibuno ntabwo ari icya Sabine. Abantu batwete dushaka kubona tudashaka. Umuntu niyo waba ufitanye beef naye ikintu ntabwo ushobora kuvuga ari mwiza ntabwo ushobora kuvuga kandi ko ari mubi. Ntabwo Gatema ashobora Gatema yita kubwira ububi bwa akanamuhimbira jewe Gatema Gatema yangana ese ngenda muzi ariko nawe nshombi cyawe ni icyanjye ni original sheri ikiye kibuno ko ntacyo yakoresheje pe. Rero turatunshaka kuzashyiraho umubuno ku buryo Kigali yose izayendebe gahagarara va kuri tuno muza mubona hano utwo turaho ariko uzi ko iyo ufite mu nda aho kugira ngo ushyireho ikibuno wagenda ukabagisha mu nda bakagabanya inda ku ikibuno kitakiza. Oya ngewe nta kibuno nigira mu buzima busanzwe niyo bakuraho indi nganite ntago bikunda ngewe biransaba ko bazacyongera niko navutse ariko reka nibaze ko nanda ufite. Oya nanda nini ngira koze inda buriya irakizana inda itwara ikibuno kubaga bigatwara imboro. Oya shadu hari umuntu usanzwe n'ubundi nta kibuno agira pe niyo wakata buri umuntu babaga inda ikibuno nyine kiba gisanzwe gipfa kuba kiriho gatoya. Ngene ibyibuno mutazavuga ngo naribagishije neye neza shagate nawe tubuno twawenda dukemanga ahubwo nuko ntanda ufite gashuzwe ntabyo uzi. Afite akabuno kuzuye kanini akabuno kanini kaza nuko ntanda afite. Reka niyo naba mpazi niyo umva Gatema ni wa muntu yabyuha akazana urubuno ruvano rukagira iriya ngiye mbyibushye kuko mana gashu ntabwo turi bagenda nawe ndi mugenzi wawe pe. Hano turatandukanye ntabwo ndi mugenzi wawe narago ariko nubwo natera nabi bwose nubwo nagira iki ntago uriya mukobwa yitwa MC Liliose niwe wa nyuma kuri TikTok uteye nabi kuko we ntabwo ari ipasi wowe wagira ngo ni nk'ibigumi bagiye bashyira hano gutya hagati mu mbavu ikibuno cyo mwambabarire Liliose mukamureka ko mbize aza kurara muri mwambabarire rero nimujya kuvuga abantu bateye nabi sha mujye munkuramo Liliose niwe waje mbika Gatema ari wafitanye beef nawe wowe mwagiranye beef ryari. Njye na beef tufitanye nuko nyine ntabwo ngiye mvuga ibyo nabonye muravugisha ukuri gusa tu. Mva ubwire sharire Liliose yo mumugiye gutya murimo muramukomeretsa cyane kandi ntabwo ari byiza. Ariko duzi kugira ngo ndeka Liliose kuntu yavuze ngo shango mwebwe ngo yasanze no bari kuno karawe ngo shango mwe mufite ibibazo ngo Gatema ngafite iyindi myuka ngakorana nayo ngimuha amakuru
Nilimuha. cya gatema badu gatema yaramubaze aravuga ngo riroze ngo yagwaga igicurisha ibyo yaramuvuzeho byari byo. ariko noneho barabagana noneho basanga aho sinzi aho bari gucyocyorana na gatema ahita